Yego, ibihe byiza kandi amahoro y'Imana nshuti mukunze kuri iki biganiro byacu no kuri Mukakarangwa TV. Ni iby'igiciro gikomeye cyane kuba mukomeje kutwereka urukundo, mugakora subscribe, mugasharinga ibiganiro byacu. Ni ukuri Imana yo mu ijuru bamugisha kandi bahaze uburame. Kuri kamera zanyu rero kandi zacu turi kumwe na Mukakarangwa nk'ibisanzwe, umubyeyi wacu mwiza dukunda, udufasha kandi akatuganiriza mu by'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya rero twongeye turamwakiriye mu butumwa bwiza buhembura kandi bufasha imitima y'abantu. Imana yaramuduhaye ngo adufashe, kandi ni ukuri umurimo akora Imana izawumuhembera. Ndagira ngo rero tumwakire aze nawe abasuhuze, hanyuma asenge kugira ngo tubashe gutangira iki kiganiro. Ni karibu no gusenga ndetse no kwakira abene data badukurikiye. Turashimira mwebwe mwese muhora mudukurikira amanywa ku manywa, ijoro ku ijoro. Ndabanza kubabwira ngo amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka bibane namwe mwese. Amen. Amen. Reka dutangire dusenga ubundi tuganire. Turagushimiye Yesu, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Nukuri Watubereye Imana, utubereye byose. Buri Yesu uvuga ijambo byose bikumva, kandi buri wese yarakubonye mu bihe yararimo. Kugeza n'uyu munsi turacyakubona, n'imbere tuzakomeza kukubona, kandi no mu bwami tuzabana nawe. Turagushimiye kubwo bwitange bwose. Rero turi imbere y'amaso turaguhamagaye uzubane natwe, ufashe umuntu wese tugiye kuganirira ijambo bizagera ku isi yose. Urikurikire Mana, uzaryumva azafashwe, uzamusubizemo intege mu bugingo, azumve ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma kuruta abantu, maze ahindukirire wagukurikire. Ndagushimiye ku bw'ibyo, kandi ndagushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Yego, ni karibu rero uyu munsi. Se mwatubikiye iki? Imana yabakoze ku maso no ku mutima, yabahaye iki mugomba kutuganiriza uyu munsi? Imana yaduhaye ijambo ryiza cyane, ryiza cyane, ryiza cyane. Tugiye kuganira, tugiye gusanga mu byakozwe n'intumwa, ni ibice byaho 28. Turava ku murongo wa mbere tugeze kwa 6, ariko intego y'icyigisho iravuga ngo Imana niyo ifite ijambo rya nyuma. Amen. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuntu. Reka rero dutangire indirimba ubundi dusome iryo jambo ry'Imana. Ubwo ari Yesu abivuze, byose bizasohora. Ubwo ari Yesu abivuze, byose bizasohora. Imana ntagibeshya, tuzabizasohora. Imana ntagibeshya, tuzabizasohora. Yavuze ko itorero ryayo ririnzwe, ibimenyetso byaragaragaye. Yavuze ko igihugu cyacu kirinzwe, ibyo namwe murabibona. Imana ntagibeshya, tuzabizasohora. Imana ntagibeshya, tuzabizasohora. Imana ntagibeshya, tuzabizasohora. Imana ntagibeshya, tuzabizasohora. Amen. Amen. Ariko izi ndirimbo Amen. wazagiye muri studio koko?
n'ubundi ndashaka kujyayo nabanje kuzihimba ubu ngubu maze kuzigwiza ndashaka gutangira kujya kuzikoresha iminsi mike muraba mumbona afite n'indi cano iri kuzaho indirimbo cyangwa na hano mbacishirizaho na hano uzatunyurizeho na hano nzabanyurizaho murakoze cyane tugiye gusoma rero rya jambo iri mu byakozwe n'intumwa ibice 28 turasoma kuva ku murongo wa 1 tugeze ku wa 6 haranditse ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Milita bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana incira iva mu muriro tugiye gusoma rya jambo mu byakozwe n'intumwa ibice 28 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6 haranditse ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaha tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Milita bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro baratwakira twese kuko hari imvura n'imbeho ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana incira iva mu muriro imuruma ku kiganza bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye barahindura bati ni Imana amen haleluya turashimira Imana ko ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu Pawulo ubwo bari mu nyanja bahuye n'ibintu bikomeye cyane inkuru za Pawulo mwarazumvishije ubwo bari mu nyanja bari ku kirwa cyitwa Milita ariko ntabwo bari bamenya ko ariho bari ngo bahuye n'ikibazo mu nyanja hazamo umuraba mwinshi hazamo ibikomeye byinshi kugeza ubwo ibintu byari biri mu bwato barabifashe barabijugunya ariko biranga hanyuma ngo Pawulo Imana iramusanga ngo arasinzira ngo arota Imana iri kumubwira ngo muzambuka mugere hakurya nta kintu muzaba nibwo Pawulo yababwiraga ngo mbonye yuko mu rugendo rwacu harimo gupfusha n'ibindi ariko hari ikintu Imana imbwiye tuzambuka tuzagera hakurya ntacyo tuzaba nubwo ibintu babitaye mu nyanja ariko nta muntu waguye mu nyanja kuko Imana yari yavuganye nabo kuko Imana yari yabavuzeho nuko ngo bageze hakurya bahura na bene igihugu haleluya Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro Imana iguhuze n'umuntu wo hakurya nugerayo hari igihe uri mu bigeragezo hari igihe uba urwaye Imana iguha kwitaho Imana iguha kuba hafi iyo burya urwaye abantu bakubwira ngo ihanganukira vuba iyo ufite ibibazo abantu bakakubwira ngo meze ute pole ubasha gukomera ba Pawulo nabo bari mu nyanja bari bo bonyine ariko bageze hakurya ngo bahura na bene gihugu babagirira neza vuga ngo babagirira neza haleluya ngo bamaze kubagirira neza ngo babacanira umuriro haleluya ngo bari bafite imbeho nyinshi kuko bari bafite ibintu bikomeye cyane bahuriye nabyo mu nyanja ngo ariko Pawulo arabireba arabyitegereza Pawulo arabireba binezeza umutima we ngo ariko nawe
yumva ko hari ikindi agomba gukora. Nubwo Imana yaguhuza n'abantu bakugirira neza, ntibivuze ngo nawe wicare gusa. Nubwo Imana iri kumwe nawe, nubwo yagufashe ikakuvugaho ijambo, ntibivuze ngo wicare gusa, nawe ugomba kugira ikintu ukora. Pawulo nawe ngo arakugendera, ngo ajya kureba umuganda we. Haleluya. Ngo ari kuwureba ngo inzoka ngo iraza ngo imufata ku kiganza, baravuze ngo ni igikururuka. Haleluya. Kimufata ku kiganza, bakibonye uburyo bazi gikora, baravuga bati reka tubabwire. Umva ko yabonye akiri urupfu rwo mu nyanja. Hari abantu baba baduteza iminsi, hari ibintu biba biduteza iminsi, Satani ajya adutega iminsi, ariko iyo Imana yakuvuzeho, iyo Imana yavuganye nawe, usabwa gutuza ugategereza. Ntabwo uzi ahantu Imana iba iri bucishe igisubizo cyawe, ariko icyo nje kukubwira ni uko Imana ariyo ifite ijambo ku buzima bwawe, ibindi byose nyibwira ngo stop. Hanyuma ngo baravuga ngo yo ngumva ko Imana, ngumva ko yavuye mu nyanja, ngo ariko idaca rwa kibera. Uyu munsi ntacyo bari buvugane, bari bazi ko hari ibyaha Pawulo yakoze. Hari igihe duhura n'ibintu abantu bakagira ngo twakoze ibyaha, ntabwo tuba twakoze ibyaha, ahubwo hari igihe uri kugeragezwa cyangwa Imana iri kugupima ngo irebe nyuma y'ikije gukora, nyuma y'ikikoze uzitwara uti. Abantu mwari muri ku mashuri, abantu muri gupimwa murwaye cyangwa ufite ibibazo runaka, nari nje kubakomeza. Abantu mwanzwe, abantu babona ko nari nje kubabwira ngo Imana iracyafite ijambo yavuganye namwe ku buzima bwanyu, mukomere nanjye nkomere. Nuko ngo Pawulo kubw'imbaraga riri muri we, nabwira umuntu nkurikiye ngo nagwize imbaraga muri we, ngahita yibuka ko hari ikiri muri we. Haleluya. Ngafata cya gikururuka gikunkumurira mu muriro, kuko hari ikiri muri we. Imana yari yamukuye mu nyanja, niyo yari akiri kumwe nayo, nta hantu yari yagiye. Haleluya. Ngarakunkumura, ngamaze kukunkumura mu muriro, ngo baravuga ngo noneho yamurumye. Abantu bajya batumenyera uko bizagenda ejo, ariko ntabwo Imana yabahaye akazi. Imana niyo izi uko bizagenda ejo, kuko hari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Hanyuma ngo barangije, haleluya, ngo baravuga ngo noneho arapfa akinduze. Nyine batuburira hamwe bagadutegera ahandi, ariko kuko Imana yavuganye nawe, komera. Aho uherereye hose ndagukomeje, uri Kasikasi ndagukomeje, uri Kusi ndagukomeje, uri mu Rwanda ndagukomeje, ahantu hose uherereye ndagukomeje. Haleluya. Maze ngo barindira ko apfa akindutse, barabibura. Bategereza umwanya munini, barabibura, kandi kuko bari bazi imbaraga zacyo, bari bazi ko atamara n'umunota. Hari igihe uzajya abwira ntavuge ngo ntibucya buke. Haleluya. Hari igihe nabayeho abantu bampa iminsi myinshi cyane, bakampa amasaha, bakampa iminota, bakavuga ese uriya nta kintu yifitiye, se uriya ni Imana ye, uriya. Ariko ntabwo ibyo banyifurije siko byagenze, nabukingo n'ubu ibyo bakiri kunyifuriza siko byagenze. Tuzadutabarwa bose babireba. Upfa kuba waravuganye n'Imana, upfa kuba uri kumwe n'Imana. Reka tugire ku kanya ko gusenga. Ngo babibuze baravuga ngo kumbi n'Imana, ni Imana yabikoze, kumbi n'Imana. Haleluya. Ngo ntacyo abaye, barahinduka bati ni Imana. Abantu bose urasabwa kugira ngo bane n'Imana igukorere icyemeza abantu bahindukire bavuge ngo ni Imana wakoreye, bahindukire bavuge ngo ni Imana wategereje, bahindukire bavuge ngo ni Imana iba muri wowe. Imana iturane na buri wese aherereye hose, kandi komera. Imana ifite ijambo rya nyuma. Niyo ibyawe byarwanywa, niyo hazamo imiyaga, niyo hazamo imiraba, niyo wapfutse ubukwe ugeze ku idarapo, Imana yavuganye nawe buzasohora. Niyo warwara ukagenda muri ambirasi, Imana yavuganye nawe ngo ntabwo uzapfa kuri icyo gihe, uzongera ugaruke. Niyo waba uri muri arijanse, uzongera ugaruke.
niba igisubizo cyawe gifitiwe n'umuntu uri muri Israel, niba gifitiwe n'umuntu uri muri Amerika, niba gifitiwe n'umuntu uri Cyangugu, udafite n'itike yaguhuza nawe, Imana ifite ukuntu izabigenza bikagenda neza. Imana yarimbwiye ngo nkubwire ngo nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Pawulo yabaye amahoro mu nyanja, aba amahoro hakurya y'ikirwa Melita, aguma kuba amahoro mu murimo, yatashye igihe cye kigeze, kuko Imana niyo ifite ituye hejuru y'ibihe, niyo ifite ijambo. Komera rero, haracyariho ibyiringiro. Yesu abaha umugisha. Muri ibyo twatangije aravuga ngo Imana yavuze ko itorero ryayo ririnzwe, ibyo ujya ubibona ko riba ririnzwe. Yavuze ko iturindiye igihugu, ujya ubibona ko ikirinze. Ujya ubona uburyo iturindira perezida wacu, ujya ubona iturindira igihugu, ujya iturindira abayobozi b'itorero, ujya ubona uburyo igikurindira no mu rugo iwawe. Imana yavuze. So nta wundi ugira ikintu yongeraho. Nkomeje umuntu wese udukurikiye, reka dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo ufashijwe n'iryo jambo, nanjye riramfashije aho uherereye hose. Amen. Turagushimiye Mana kuko ari ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwa buri muntu wese. Abantu baterana ariko si uwo bateranije, ibibazo byaterana ariko si uwo ubizanye. Ndagushimiye ko dukomeje. Wabanye na Pawulo mu nyanja, hakurya murabana, afite ikibazo arakubona kugeza igihe yarangije urugendo rwe. Natwe turagushimiye, ukomeze kubana na buri wese, umusubize mu gice arimo, kandi buri wese ko yagukeneye kari kakubona. Tugushimiye zopini dutaya because even if I agree Ropi is many fine man to say God fight. Tugushimiye gukora kwawe, ndetse tugushimiye imbaraga zawe. Komeza ufashe buri wese udukurikiye mu mwanya gukeneye, kandi akubone, wumve gusenga no kuginga kwa buri mumwe, kandi ikiruta byose uzaduha ubugingo tubane nawe no mu gihugu cyo mu ijuru. Usenze twizeye ko twumvise kandi kubikoze, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.